papa baramufata bamaze kumufata ariko ahantu yakoraga kubera ko papa yabaye umusirikare ahantu yakoraga bazaga kumushaka noneho akatubwira ati baje kunshaka kandi nyine abantu bazaga kumushaka n'abantu bazaga bambaye amateni batambaye civile noneho akatubwira ati mujye munsengera cyane nimubona nimwumva ntakiriho nyine muzamenye ko nuko bizabyagenze bidatinze rero papa yaje gufungwa nanone ubu ngubu ari muri gereza ubu ngubu tuvugana ari muri gereza aza gufungwa nabwo ku bintu n'ibintu by'akagambane ni ukuvuga ngo ariko atarafungwa narize ndarangiza kwiga kwanjye niga bigoye niga ndexterine birumvikana ku buryo abandi banajyaga kurya njye nkagenda nkicara hanze ndabyibuka hari groupe nabagamo isenga ariko Imana nasenga Imana ikambwira ngo nubwo papa wawe arakagambane ariko rata ni ishuri uzaryiga Imana irambwira ngo ntago nakuretse kubera ko impamvu njye twashatse umwavoka nari mfite cyizere gihagije ko papa azatsinda ndavuga nti papa aradukunda Mana aradukunda bishoboka izo miliyoni 5 abaye yarazibye byibuze twakabaye turi no kuzirya akanafungirwa ukuri none Uwiteka ngiye kumushakira umwavoka uzahabe nk'Imana umwavoka we nta kintu yakora ariko wowe urashoboye rata ndangije tumushakira umwavoka ariko kubera ko ari ishuri ry'Imana papa biremera baramukatira bamukatira imyaka 4 wumve ko mu mafaranga 40 nahembwaga nakuragamo 20 nishyura banke 20 asigaye nakuragamo 5,000 byo gusura papa kuri gereza kuri kode 15 bisigaye nakuragamo 10 nkaryishyura inzu 5 bisigaye nibyo byantungaga mu kwezi ntago ushobora kubyumva birumvikana wabagahute gusa nyine tukomera birumvikana n'ubuzima busa naho bukomeye cyane benshi barabafata bakajya kubafunga amezi 6 ntabwo ntuwite nubwo ibintu ndi kubikora rata uzandinde ujye umpisha ntazasanga papa muri gereza ariko Imana irandinze Imana yandindiye muri uyu mujyi wa Kigali Imana irantunga Imana navuye ku biro 58 icyo gihe ngo papa atari yafungwa napimaga 80 bamaze kumufunga ngera kuri 58 ndavuga ntuwite noneho ndashize ku buryo nagendaga mu nzira navaga hano Kimisagara nabwiriwe nkagenda nkajya mu kazi nkataha n'amaguru ntago nari nzi gutega nshuti bakunzi ba Imana Narayibonye TV turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe rero turabasuje cyane abari hano mu gihugu cy'u Rwanda bari hanze yacyo mwese kandi tubaha ikaze muri iki kiganiro rero nkuko mubibona imbere ya kamera za Imana Narayibonye TV tuhafite umukobwa mwiza cyane nagira ngo abibwira amazina nini murakoze amazina nitwa Isingizwe Uwase Ariette Isingizwe Uwase Ariette mu rugo nahaganaye mu rugo ni Musanze ariko ba mu mujyi wa Kigali yego rero mbere yuko dutangira nagira ngo tubanze dusenga Imana nk'abantu nk'umuntu w'umurokore ubundi numara kudusengera Imana dukomeza ikiganiro cyacu karibu Mana turagushimye turakubashye uyu mwanya turagushimye kuko wabanye natwe turagushimye kuko wabanye natwe mu gihe cyatambutse Mana waraturinze Mana twarakubonye zina ryawe nirishimwe Uwiteka Nyiringabo Imana rero tugushimiye yuko twemereye kugera aha hantu zina ryawe nirihabwe icyubahiro tuje kuvuga imirimo n'ibitangaza wagiye udukorera tuje kuvuga uburyo wabanye natwe tuje kuvuga uburyo twakubonye Mana aho komeza kubana natwe komeze kudushyigikira komeze kuganza Mana urakoze kukuri Imana wimva gusenga urakoze kuje kudushyigikira ngakomeza kutugirira neza mu izina rya Yesu amen rero Uwase niryo bakunda kugwamagara ngo Ariette rero turakwakiriye mu kiganiro nagira ngo tuganire ku buhamya bwawe Ariette ni umuntu ufite ubuhamya cyangwa se umuntu ufite ahantu Imana yamukuye yego ni hehe se hatuganirize Imana
yankuye ahantu kure cyane, yego, nabonye Imana, Imana yabanye nanjye, yego, ndi umukobwa ushima Imana muri make. Nabayeho mfite ababyeyi bose, mfite papa na mama, ariko papa nakuze ntamuzi. yo, Papa yari umusirikare, ariko aba hanze. Noneho igihe kiragera nyine maze kumenya ubwenge, mfite nk'imyaka nk'itanu, tujya gusura mukecuru ubyara papa. Biba ngombwa ko nyine biba ibintu birasakuza cyane. Mama biba ngombwa ko ansiga kwa mukecuru, cyokora njye baranyemera ariko mama baramwanga. Nsigara kwa mukecuru. Mu gusigara kwa mukecuru rero barankundaga cyane, ariko naje kuhahurira n'ikibazo gikomeye. Ninkubwira ngo gikomeye ubyumve. Ikibazo nahuye nacyo rero, hari umwana wa gatatu iwabo wa papa kwa mukecuru w'umuhungu. Nabayeho mbana nawe ashaka kugira ngo turyamane. Nubwo ngo nabayeho mu kigeragezo kitanyoroheye, ndi umwana mutoya, ashaka kugira ngo turyamane. Rimwe na rimwe akazajya nsanga ku buriri. Narazaga mukecuru, ariko urabizi abakecuru ni abantu bizindukira bajya gukora, nkasigara ndyamye, nari mutoya. Ndabyibuka cyane, yajyaga aza akansanga ku buriri ashaka kugira ngo turyamane rata, ariko Imana irandinda. Ntazi icyaha cy'ubusambanyi, ntazi gusambana ibyo ari byo, Imana irahandindira rata. Nyuma y'aho baje kumufunga, nabwo azira ibyo bintu, bamufunze bamukatira imyaka 5. Rukumva nyuma y'imyaka 5 yaje ndi mukuru narakuze. Bamufunga azize icyo kintu, ariko atari nge yagikoreye indi mwana wo hanze. Noneho buri Imana irahana, Imana irahana muvandi. Sinzi ko buriya siko wanyu akurutira papa wawe. Papa twajyaga twicara akambwira ngo mu bantu zuba ujye wubaha siko wanyu cyangwa se nyoko wanyu. Noneho yambwira iryo jambo, ariko nuko ngo papa kubera ko tutabanaga yabimbwiye avuye mu ishyamba, ndaza kubigeraho. Gusa papa yambwiye iryo jambo, nza gukurura mu butoya bwanjye uburyo data wacu yambwiraga ngo turyamane, numva ni ikintu gikomeye. Ariko nyuma yaho baje kumufunga nyine, aza gufungurwa na papa yarahungutse. Ni ukuvuga ngo nakomeje gukura nyine, ndiga. Mama urumva kwa mukecuru ntago bamukunze, byabaye ngombwa ko mama asubira iwabo, nkazajya njya gusura mama. Noneho nkamubaza ntese papa ntawe ngira, akambwira atarahari azaza. Nkamubwira ntese nta barumuna banjye ngira, akambwira ngo bazaza. Icyo gihe nasengeraga mu bakatolike, ariko nkasenga nkavuga ngo Mana, uko biri kose ndashaka papa nk'abandi bana, uko biri kose ndashaka barumuna banjye nk'abandi bana. Nabayeho muri ubwo buzima rero, ariko Imana igiye yumva gusenga rata. Cyaje kugera rero, papa aza kuva mu gisirikare, araza muri bano bantu basorera imutobo. Papa araza, ariko papa aza baramurashe, afite ukuboko ariko ntago gukora. Ni ukuvuga ngo aje ahita abana na mama. Mu kubana urumva nari ndi kwiga, nari ndi mukuru, nta murumuna wanjye. Akimara kuza cyakora icyizere cy'uko nzabona barumuna banjye nacyo kiba kiraje, kubera ko papa yaraje. Turabana, papa nta kintu yakoraga, mu buzima bubi n'ubukene, buzima bibi bibazo nyine. Igihe kiragera, papa yararwaye ijisho, bajya kuryoza CHK, papa arakira. Nyuma yaho naje kubona barumuna banjye, ariko murumuna wanjye nkurikira ubundi. Turabana 3 mu rugo, murumuna wanjye nkurikira murusha imyaka 10. Mfite imyaka 25. Murumuna wawe unkurikira njyewe murusha imyaka 10. Ubwo papa we yaratarazanye? Ego. Ni ukuvuga ngo we afite 15, njye mfite 25. Ariko rata ndashima Imana kuko ijya yumva gusenga. Imana ndayishima kuko yampaye papa. Imana ntago byabyumva. Ugenda byumva cyane, n'abadukurikiye barabyumva. Imana ndayishima, yampaye barumuna banjye rata. Yego. Ndakura, tuba muri ubwo buzima. Bigera igihe tuza kwimuka. Twimutse ubwo papa kubera kwa kuboko barashe,
yahoraga agutaka nyine harimo kumurya nyine, noneho ajya kwa muganga bakamucisha muri ecographe bakamubwira ngo ni za ekara zishobora kuba zirimo. Ndabyibuka umunsi umwe papa bagiye kumubaga CHK nta muntu umuriho, akamara ndabyibuka yamaze amasaha 24, nuko umunsi wose yawumaze muri koma. Ndavuga ni noneho mana yanjye umpaye mubyeyi none harapfuye. Ndashimira Imana ikora, ndashimira Imana igizura abantu bapfuye rata. Mana yazuye papa maze umunsi wose tuzi ko yapfuye rata. Uvuze ngo yari wenyine nta muntu wari umurwaje, urumva wenda weho nta bushobozi wari ukiri umwana mutoya, na mama wenda no muri famiye nta muntu mwari mufite ku buryo mwavuga muti muturwarize. Ni ukuvuga ngo muri famiye nini cyane, ariko hari ukuntu uhura n'ikibazo Imana nabyita gute, Yobu uza amateka ya Yobu. Yobu ahura na kiriya kigerageza inshuti n'abavandimwe bose bakamureka, yewe n'umugore bikaba ngombwa kamureka kamuvaho. Ariko rata hari igihe biba gutyo, ariko Imana yo mukaba muri kumwe, Imana ikabana nawe, Imana ikagendana nawe. Ni muri ubwo buryo imiryango yari hari suko itari hari, barumuna be bari bahari, ariko ni uko byagenze nyine. Hari ukuntu Imana ikora ikintu ishaka kugira ngo yigaragaze ko ari Imana yagikoze. Ni ukuvuga ngo papa Imana yamukuye muri koma avamo, amaze kuvamo Imana iramukiza. Ndabyibuka papa yagiye gukora ikosi, avuye yagiye gukora ikosi igishari, ari gushaka akazi kuntuza kubusoroveya, arinda kuri gereza y'Insinda, sinzi niba muyizi Rwamagana. Yashaka kujya muri RCS. Yego. Arangije tubona akazi arakabonye, ndavuga ni Imana ntabwo icyubahiro ubwo papa umuhaye akazi. Bidatinze papa abanyururu baje kumutoroka, bamutorotse, umwe baramurashe, hatoroka abanyururu 2, umwe arabura, papa baramufunga. Ariko nubwo bamutorotse byari ibintu by'akagambane biri aho ngaho, ntago nabyinjiramo, ni ibintu birebire cyane. Papa baje kumufunga rero, bamaze kumufunga ndavuga ntuwite, noneho ibi ni ibiki, mama nta kazagira, nta butaka dufite, ntaho kuba dufite, noneho ibi ni ibiki. Ubuzima burongera burakomera. Ego. Nta n'igihe bwigeze bworoha kugezana n'iyi saha, ariko rata nubwo butoroha, Imana ibana natwe. Imana ikaturindira muri ibyo bintu, muri ngira ngo ijya yemera ko byose bitugeraho. Ariko muri ibyo byose bitugeraho Imana ikabana natwe. Mu bukene Imana ikabana natwe, wambaye ubusa Imana ikaguhisha, wabuze amavuta wisiga ukisiga ubuto kandi inzobe ikaza rata. None se urumva twari tukiganira, papa aracyafunze cyangwa byagereza aho baramufungura? Ni ukuvuga ngo byageze igihe harafungurwa, akimara gufungurwa nyine ubwo ukumva ubuzima bwakomeje kubaho burarura nyine. Mama baza kumuroga, bamaze kumuroga aragenda agirwa irgiriye mama utarajya kwivuza, avayo ubwo arakira. Ndashimira Imana yakijije mama. Ariko muri abo barumuna banjye bataravuka, haje ndabyibuka hari umwana wababanjirije wari unkurikira w'umuhungu, yaje kuvuka noneho aza gupfa nawe, bamuroze, yishwe n'uburozi. Ndangije nivovotera Imana ndavuga ntari kuwite ko nagusabye barumuna banjye, n'uwumpaye nkabona agiye, noneho ibi ni ibiki. Imana iravuga ngo nzaguha barumuna bawe, nzabaguha kandi n'ukuri, ndirahiriye nzabaguha. Imana yarabampaye, bariho rwose. Nibwo ngo naringeze mama ari kujya kwivuza mu Mutara, mama Imana yaje kumukiza na papa arafungurwa. Amaze gufungurwa rero ntago byaciriye aho ngaho, papa yaje kuza gukora irindi kosi, aza gushaka akazi k'ubusekirite muri Ikeke, kampani yitwa Ikeke. Ndayireba. Urabizi bafataga boya bahinduye izina. Bahinduye izina. Izina bararihinduye. Ndakeka mbere bafatiraga kuri ku mashuri ya segonderi 6 n'abademobe. Cyane. Papa baramufata. Bamaze kumufata, ariko ahantu yakoraga, kubera ko papa yabaye umusirikare, ahantu yakoraga bazaga kumushaka. Noneho akatubwira ati
baje kunshaka kandi nyine abantu bazaga kumushaka ni abantu bazaga bambaye amateni batambaye civile. Noneho akatubwira ati mujye munsengera cyane, nimubona nimwumva ntakiriho nyine muzamenye ko nuko bizabyagenze. Nyine barazaga bari kuvuga ati turashaka umusaza ukorera hano witwa Niyonzima Focus, wari uzwi ku izina rya Biri, wari umusirikari wari ufite abakureri babiri. Turamushaka baramudutumye. Noneho papa gahita ahamagara kuri ofisi yabo, none akavuga ati bakamubwira bati ntuva aho ngaho. Noneho ubuyobozi bwabo bukuru ku rwego rwabo abayobozi ba ofisi yabo bakohereza abayobozi. Noneho bahagera abo bayobozi abo bantu baje bambaye amateni akaba ari bwo bagenda nyine. Nuko ngo papa n'ubu ngubu biracyagoranye ku buryo papa ni yari mu rugo tudashobora kuvuga ngo papa ari mu rugo. Nta umuntu nuko ngo ntago tujya tupfa kuvuga ngo papa ari mu rugo, ariko rati Imana tukiri aho ngaho. Yego. Mubona papa nyine ni yihe mpamvu siwe mu demobe wenyine, ni ukubera iki arwanywa cyane? Kandi urumva nyine iyo hajemo n'abantu bambaye teni urumva biba byageze ku rundi rwego, ni ukubera iki? Ni ukuvuga ngo papa kuva mbere hose akiza agihunguka bashaka ko asubira mu gisirikare, ariko papa akabyanga. Kugeza na n'ubu papa ashishikariza abana be kutajya mu gisirikare, kubera ko namubwiye ntireka njya kwa prayinga mu gipolisi, arambwira ngo oya ntago mbishaka. Igipolisi gifitanye relationship n'igisirikare, ndakwinginze babarira, uzasenga Imana igucira inzira ubona kandi kazi, ariko oya wikijyamo ntago mbishaka. Bidatinze rero papa yaje gufungwa nanone, ubu ngubu ari muri gereza. Ubu ngubu tuvugana ari muri gereza, aza gufungwa nabwo ku bintu by'akagambane. Ni ukuvuga ngo ariko atarafungwa narize ndarangiza kwiga kwanjye niga bigoye, niga ndexterine birumvikana, ku buryo abandi banajyaga kurya njye nkagenda nkicara hanze. Ndabyibuka hari groupe nabagamo isenga, nakundaga gusenga atari ubu ngubu, ariko n'ubu gusenga ndabikunda ratu, usibye ko Satani ajya turwanya, ariko ijambo ryarambwiye ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu mubisha wacu yava he cyane. Nuko niga bikomeye, Imana irafasha ndarangiza. Ariko nageze mu gatanu ibibazo, reka nsimbuke mu kwiga kwanjye. Imana ikambwira ngo nzakwigisha, Imana igahora imbwira ngo nzakwigisha, reguzi se Mana nziga yahe mashuri. Ndavuga ntuwite, noneho uko amashuri yanjye nyasoje bizagenda biti. Gahora ukumbwira ngo nzajya ku ishuri bizagenda biti. Imana irambwira ngo nzakwigisha. Ndabwira nti basi ubuzima buragoye, no mu rugo birakaze barakenye, nyigisha umwuga basi. Imana inyigisha umwuga. Ndabyibuka haje kampani iturutse Rusizi iri kwigisha imyuga igiye itandukanye. Ndagenda niga kutire i Musanze, nkora stage ndarangiza. Imana ishoboza papa ngurira imashini, ndaza i Kigali, ndatangira ndakora mbana na mukuru wanjye. Ubwo papa ntago bari bakamufunze, murumuna wanjye nawe yahise atsinda segonderi ajya ku ishuri. Muri uko kumbwira ngo Imana izanyigisha, ikambwira ngo umwana wanjye nzakwigisha, najyaga mbibona no mu nzozi, nkavuga ntisubira amashuri nziga mu rugo ko nta bushobozi bafite ngo nzasubira ku ishuri. Ibi ni ibiki? Imana irambwira ngo nibugiye gusubira ku ishuri mwana wanjye. Ishuri yambwiraga ni iri shuri papa ari muri gereza, ndi umwana w'imfura mu rugo. Ni iri shuri papa bahise bamufunga. Imana irambwira bamujijije iki? Nuko ngo ahantu yakoraga urumva bamukuye muri keke. Oya, yakomeje gukora muri keke, ariko arinda muri ambasade y'Ababiligi. Noneho baza kuhiba, baje kuhiba rero bahiba urutsinga rwa 5,000,000. Ariko bahibye atari we wakoze, hakoze undi mugenzi we. Ariko aho hantu bamujyanye hari umuntu batumvikanaga. None avuga ati nubwo munjyanye kuri iyi posta, uyu muntu ntago twumvikana, mungiriye neza mwanyimura cyangwa se mukamujyana. Noneho mukanzanira undi. Arangira avuga ngo oya ntago tubishaka. Gumuho ngaho. Nukuvuga ngo baje kuhiba nyine, ariko Imana nasenga Imana ikambwira ngo nubwo papa wawe ari akagambane, ariko rata ni ishuri uzaryiga. Imana irambwira ngo ntago nakuretse. Ni ukuvuga ngo dukomeza muri ubwo buzima.
papa bakimara nuko papa arafungwa maze gufungwa ndavuga ni Imana mu rugo mama nta kazi afite nta masambu dufite noneho ubu nzabigenzane barumuna banjye baziga bati ndangije ndasenga Imana biba ngombwa ko imiryango yicara iravuga ngo tumushakire umwavoka uburana muri covid ntago yazaburana vuba turangije tumushakira umwavoka abantu babaye abambere mu kutumotiva ngo tumushakire umwavoka nta n'ikicumi bigeze bantwerera nahise mbwira mama ndamubwira ntifata credit numara gufata credit ubwo nari ngikora ubudozi ariko nahise mbuvamo numara gufata credit ugurisha iryo gare ryari riri mu nzu n'imyaka twari twejeje byose ubigurishe dushakire papa umwavoka afata credit ndabyibuka nahise mbona akazi k'ibihumbi 40 hariya ku Gisozi nataga hano Kimisagara noneho tumushakira umwavoka aburane papa tumushakira umwavoka ageze muri gereza papa ararwara Gikanombe kakaboko n'ubundi ndavuga ntuwite noneho ibi ni ibiki papa ageze Kanombe ari no muri gereza ariko Imana iramukiza nuko ngo tumushakira umwavoka araburana kubera ko impamvu nge twashatse umwavoka nari mfite cyizere gihagije ko papa azatsinda ndavuga nti papa aradukunda Mana aradukunda bishoboka izo miliyoni 5 abaye yarazibye byibuze twakabaye turi no kuzirya akanafungirwa ukuri none Uwiteka ngiye kumushakira umwavoka uzahabe nk'Imana umwavoka we nta kintu yakora ariko wowe urashoboye rata ndangije tumushakira umwavoka ariko kubera ko ari ishuri ry'Imana papa biremera baramukatira bamukatira imyaka 4 ariko urata ndabishimira Imana nubwo bamukatiye ndashimira Imana kuko nta kibi Imana itakizi nta gitungura Imana rata nuko mbaho muri ubwo buzima mu kazi nakoraga hari ku Gisozi nakoraga muri company y'umwana w'umukobwa nari navuze ntuwite numpa akazi rata uzandinde boss w'umugabo kubera ko najyaga numva amateyatere uburyo abantu bagira boss w'abagabo bakabasaba ibintu bakabahohotera ibintu bari kubasaba amaruswa n'ibindi ndangije ndavuga ntuzandinde akazi gafite boss w'umugabo Imana ingirira neza umwana w'umukobwa turahuza ndamukorera ampemba amafaranga 40 wumve ko mu mafaranga 40 nahembwaga nakuragamo 20 nishyura banke 20 asigaye nakuragamo 5,000 byo gusura papa kuri gereza kuri kode 15 bisigaye nakuragamo 10 nkaryishyura inzu 5 bisigaye nibyo byantungaga mu kwezi ntago ushobora kubyumva birumvikana wabagahute gusa nyine tukomera birumvikana n'ubuzima busa naho bukomeye cyane bunababaje ubu ngubu wenda abantu batwumva barumva ari ibintu tuvuga gutyo gusa ariko n'ubuzima bukomeye cyane bushengwe no ku mwana w'umukobwa ukiri mutoya ihangane ni ibintu bikomeye cyane hari n'abantu bari kubyumva ariko komera icyo nzi cyo tu hano ku isi bantu tunyura mu buzima bukomeye ariko Imana ikagenda yoroshya ibintu ibigirana neza cyane ego byabaga byoroshye urumva nyine habaga harimo inzara kugenda n'amaguru igihe kinini ibintu urumva n'umukecuru nubwo muri bije udashyizemo n'umukecuru urumva n'umukecuru hari ibintu yakubazaga ego urumva bwari ubuzima bukomeye cyane byaje kurangira gute rero no kuvuga ngo ako kazi naragakomeje nyine 2020 papa ari kuburana 2021 ndangije namaze 2020 umwaka wose nawo umaze ntazi ibiryo bya sasita uko bimera mbaho muri ubwo buzima sasita nanywaga agakombe ka ji igisheke agakombe akaba ariko niririrwa nimugoroba kubera ko mukuru wanjye nawe aho nabaga hano hirya ntabwo atuye arakodesha yarafite umugabo we nawe yarafunzwe afungiwe mageragere nukungu kumva nyine nabwo bwari ubuzima bugize yari umuzunguzayi nuko ngo kurya naho naryaga nijoro rimwe na rimwe ntitunateke kubera ko twabaga twatashye nijoro wumve ko byageze ku rwego neba umwana w'umukobwa byageze ku rwego nambara inkweto hasi ikintu cyo hasi cyaravuyemo ku buryo nagendaga ndi gukurura inkweto natinyaga kwegura ikirenge kugira ngo kugira ngo
batabona munsi y'ikirenge ariko mana ariko Imana ibana nanjye ndavuga ntuwite rata nubwo bimeze bike sinzajya mu busambanyi ngo mbone inkweto sinzajya kwiba ngo mbone inkweto icyo nzi cyo nuko hari igihe kizagera Imana ikabana nanjye mbaho muri ubwo buzima njye kubona nyine mbona irangiza rubanza ry'igasabo mbona papa baramukatiye ndavuga nti Imana ishimwe nta kundi hanyuma hagiye kuza kwiyakira Imana irambwira ngo noneho ndabyibuka rimwe ariya kuri Intare Arena sinzi niba hazi kiriya cyicaro cya FPR barambwiye ngo hari abakozi bashaka ngo ninjye kudepoza ibyangombwa ngo hari umukozi bashaka gukora kuri mashini ndagenda ibintu byose bantumye ndabijyana maze kubijyana Imana yaje kunyereka inzozi sinangombwa kugira ngo nzivuge noneho umukozi w'Imana arangije arambwira ngo uri kujya he ngo ushobora kugwa mu ruzi rwita Ikiziba ako kazi kari Imana yakaguhaye uva mu budozi Imana yari ibizi nubwo kaguhemba makerata ariko Imana irabizi guma muri ako kazi Imana izaguha umugisha ndabyibuka mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2021 nagiye kubona mbona ku kazi baranyongeje amafaranga muri ya kampani ya wa mukobwa ego mbona bampaye 70,000 ndavuga ntuwite habwa icyubahiro rata ntabwo ujya uvugira ubusa icyubuzo uragisohoza ndaje shima Imana uri kumva 2021 iri kurangira barumuna banjye baje gutsinda mwe yatsinze tronkome ndatsinda mu wa gatandatu ese muvukana muri bangahe turi batatu muri batatu yego ndaje ndavuga ntuwiteka koko noneho ko abana batsinze ndabigenzana Imana iravuga ngo irambwira ngo bazigereka mwana wanjye nubwo ngo muri ako kazi Satani ajya turwanya akatubuza imigisha muri ako kazi naje gukora mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi kwa munane bigeze mu kwezi kwa 9 aho twakoreraga turahimuka mabuja atangira kuzana impamvu ngo urabona twimutse ngo none ngo hano ntago turafatisha ngo reka abakiriya bamanze baze ngo umushahara wongeye kugabanya kubera ko nta kundi kuntu nari kubigenza ndavuga nti nta kundi urumva imashini zose narazigurisha papa ari kuburana ndavuga nti nta kundi n'ubundi nakabaye mbiretse nkajya kudoda ariko nta mashini nkigira ndakomeza ndakora ariko mu kazi haje kuzamo n'ubundi bintu by'akagambane ndavuga ntuwite none hagasuzuguro ndakanze rata nk'igishoro ya credit se mwaje kwirangiza kwishyura credit naje kuyishyura twaje kuyishyura turayirangiza Imana irakora muvandi credit twaje kwishyura turayirangiza ariko mu kazi urumva byageza ukavamo kazi byageze igihe nkavamo ubu ngubu ndikorera ariko nubwo ari ibibazo urimo gukora iki niba atari imyenda ucuruza imyenda birumvikana bari n'ibibazo muri mujyi nyine gucuruza imyenda urazunguza cyangwa ufite seta mfite seta ariko kuri ubu ngubu nawe urabibona nta muntu usikaye wereka umuntu umwenda akakubwira ati subu uri kunyerekana umuceri uri kumpa ibintu byaranze biba ngombwa nkanyuzamo nkatembera nk'abandi kandi urabizi ntabwo byemewe ariko Imana ikabana nanjye Imana ibana nanjye benshi barabafata bakajya kubafunga amezi 6 nkavuga ntuwite nubwo ibintu ndi kubikora rata uzandinde ujya umpisha ntazasanga papa muri gereza ariko Imana irandinze Imana yandindiye muri uyu mujyi wa Kigali Imana irantunga Imana navuye ku biro 58 icyo gihe ngo papa atari yafungwa napimaga 80 bamaze kumufunga ngera kuri 58 ndavuga ntuwite noneho ndashize ku buryo nagendaga mu nzira navaga hano Kimisagara nabwiriwe nkagenda nkajya mu kazi nkataha n'amaguru ntago nari nzi gutega turi gusoza kino kiganiro buriya tuzongera tuganire ku buhamya bwawe ufite ubuhamya burebure bufite imbaraga ndi kumva tugana ku musozo ni iki kindi wavuga noneho turahita dusenga Imana nyine ubundi tugane ku musozo wacu murakoze ikintu navuga kandi shumangira cyane nshyiramo n'imbaraga cyane nuko natangariza abantu bari kunyumva ko Imana ikora nibizere bakora ibyo gukiranuka Imana irakora kabisa narayibonye nubwo bigoye rata reka nze nkubwire uziko Imana ijya iduhisha Imana iraguhisha Imana ukambara inkweto zacitse hasi ukakandagira ugakandagira mu mazi ariko Imana ikaguhisha rata yaba imvura yaguye zikaninda ukambara umwenda umwe ariko Imana ikaguhisha rata ariko ku mwana w'umukobwa nagira ngo abantu babyumve abantu badukurikiye babyumve abantu b'abakobwa hano hanze hari n'indaya muganira akakubwira jewe
mbonye ikintu nkora cyangwa se mbonye yo kurya ibintu nabireka. Yego. Ugasanga bagiye mu buraya kubera ko nta bushobozi bafite. Yego. Rero ubuzima wanyuzemo ni inzira y'umusaraba nini cyane, ni inzira ndende, ni ubuzima bukomeye bukakaye, ariko kuba utarishoye muri ibyo bintu ugakomeza inzira yo gukizwa ni ibintu bigaragara ko ufite umutima ukomeye cyane. Yego. Kandi ni ukuri Imana izakugeza kure. Yego. Wari ubizi? Yego, Imana izakugeza kure Ndabizi. kubera kwihangana wagize n'ubutwari wagize. Rero komera cyane kandi imbere ni heza. Ego. Rero nagira ngo nshimire abantu badukurikiye muri iki kiganiro, mudufashe kugisangiza abandi, ikindi kandi mukande subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubana natwe. Rero Ariete harya? Ego. Ariete ni ukuri turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ni igiki wabwira nyine abandi bana b'abakobwa bari kunyura mu buzima bukomeye nk'ubwo wanyuzemo, bubakomere cyane babuze uburyo babigenza turi gusoza? Ikintu nababwira, hari ukuntu umuntu ajya anyura mu buzima bukakaye bikaba ngombwa ko yicira inzira. Yego. Akajya gushaka, murabizi amafaranga akora byose. Yego. Umuntu akajya gushakira mu nzira zidahesheje Imana icyubahiro. Yego. Nabwiye Imana, ndavuga nti Imana nubwo bigoye, najya hariya ntago ndi umukobwa mubi, nanjye nkareba umusore akampa 5 nanjye nkabaho, akampa 100 nkabaho, ariko uwite nzajya mu cyaha cy'ubusambanyi ariko nkiguyemo, sinzabigambirira ngo ngiye gusambana kubera ko ari ubukene. Urumva? Ndashaka kubwira abana b'abakobwa ndetse n'abandi ko kujya gushakira amafaranga cyangwa se kujya gushakira ubuzima muri izo nzira zidafashije ntago ari cyo gisubizo, ahubwo ni ukwirahuriraho umuriro. Imana izabarakarira, ahubwo nibagume ku isezerano, basenga Imana izabasubiza. Igihe cy'Imana nikigera, Imana irakora. Imana irakora, narayibonye n'ubu ndayibona uko bwije nuko bukeye. Imana igidutungira muri uyu mujyi nta kintu dufite, nta kazi dufite, ariko Imana ikabana natwe. Imana irakora rero. Imana narayibonye nk'uko iyi cano yitwa, narayibonye n'ukuri igira neza kandi kandi ibyo yifuza kutugirira si bibi, ahubwo ni ibyiza, kugira ngo itureme mu mutima mushya. Yego. W'ibizaza. Imana iguhe umugisha. Ariye, ndumva rero wasenga Imana dusoza kino kiganiro, unasengera n'abandi bantu babayeho muri ubwo buzima kugira ngo Imana ikomeze kubaha inkomezi, ibarindi. Yego. Reka dusenge Imana. Yego. Mana, turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, turagushimiye kuko udukunda, turagushimiye yuko ujya ubana natwe. Mana, turagushimye n'uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Turagushimye kuko hari aho wadukuye, turagushimye kuko hari aho tugejeje, none Uwiteka tuguhaye icyubahiro, tuzamuye ibendera ry'uko turi amahoro. Uwiteka we, ntacyo tuguhishe. Mana Nyiringabo, turagushimye n'uhabwa icyubahiro. Reka dusabe kugira ngo Mana urengere n'abari mu bibazo bitandukanye. Mwami Mana Nyiringabo, abarushye baruhure, babuze amahoro yabahe. Uwiteka uhaze kwifuza kwabo, kandi ugende wiyereke buri muntu wese, umwereke yuko, umwiyereke Mana, umwigaragariza, umubwire yuko ari wowe ushoboye byose. Urakoze rero, komeza kubana natwe, komeza kudushyigikira. Mwami Mana Nyiringabo, shyigikira umukozi wawe, iyi cano Mwami, uyagure cyane, uyagure Mwami. Uwiteka urakoze rero, komeza kubana natwe, komeza kutugirira neza. Tugushimiye ibyatubayeho, tugushimiye ibiri kutubaho, kandi tukuragije n'ibiri imbere. Ngaho komeza kubana natwe, komeza kutugirira neza. Cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen.